rwose pe neza 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 arambwira ati rero ubu ngubu ati naracecetse naruciye ndarumira ati bene baravuga ngo waje kutumara umuryango urabyumva yewe data we mujye munyumvira nk'ibi ibyo ni ibintu niyumviye ni ibintu niyumviye rwose ntabwo ari ibintu mpimba ntabwo anditse uwo mugabo wawe atoya ati mbese akomeza yihagararaho aho mperukira bien bazi ko ari umugore uciye umuryango kandi ari umugabo ari ibanga ry'umugabo n'umugore umugore aremera arihangana rwose apfiramo n'uwamutuka bagira gute ayari cece cyari cyo donc bafite abana benshi bafite n'ubushobozi bafite n'abakozi ariko bihuruko byagera abakozi bakabirukana bakagira nuvuga mu by'ukuri rwose ni amakosa mbona ni amakosa y'ababyeyi umwana mutoje akiri mutoya akoze timaze kurya ziriya sahane kubura hariya umwana yazabikurana ariko ikibazo ababyeyi kenshi babona bari mu kazi kubera ibihe tugezemo agasanga nta mwanya bifitiye ariko ni ikosa rikomeye cyane hari mperutse gutanga urugero rwa Yosefu uriya muhungu wa Yakobo ukuntu Imana yaragize ibyo imubwira ariko binyura mu nzira iruhije cyane ndebera kugurishwa n'abavandimwe bawe mbese ni nko kukwica akagenda ariko icyo nshaka kuvuga ki umukristo cyangwa uwo mukobwa abakwiye bati ndi mu biganza by'Imana Imana iranze imisatsi yanjye yose irabaze nkwira mu Imana tubwira ziragenda yanditswe mu ijuru naringiye yenda yari afite imyaka yo kwari igihe ushaka gushaka imyaka yaranarenze nkanjye nkanjye yenda yagera kuko ntabyare birashoboka n'ukiri utari yagira ntabyare ariko ikintu cya mbere umuntu akwiye ikintu ijambo ry'Imana ngo kutizera ni Imana imebara nk'icyaha yego simvuga ngo icyo navuga cyo izere ko Imana ifite mu biganza byayo uko byamera kose inzira yakunyuzamo iyo ari yo yose icyo gihe uranezerwa sinzi niba njye navuga ibyanjye ariko nivugira ibyanjye ngewe biranyuranye kuko njye nagiye kubera ukuntu narabayeho n'ubuzima naragize numva ndi mu biganza by'Imana nari mfite imyaka hafi 48 navutse mu 52 uyu mwaka nzagira imyaka 72 mu kwa 9 nawabimenye kose nibanga naryo uzaratubwira urabyumva rero nari mfite nashatse mu 2000 mfite hafi 48 navuga nti okay umwana aje yorara byari kuba byiza cyane twanezerwa ariko byashobora ko ataza numvaga mbyize ko ataza ntabyo rotse numvaga ndi mu murongo w'Imana nta kibazo mfite nta ikimenyimenyi njya mbivuga iyo mvuga ngo reka ncegere umwana ngire gute no kujya mu baganga rwose abadamu afite 40 bagenda bakabaza hormone na 60 ntabwo nigeze njya kwa muganga na rimwe Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries turabiyegereje none kuri uyu munsi mwiza Uwiteka yaduhaye kugira ngo tuwunezererwemo nuko ijambo ry'Imana ritubwira turabifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku mpera y'isi Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ikomeze kubanezeza tubashimira cyane uko muhora mudukurikira komenti zanyu uko mudusangiza ibyo mwumvise n'ukuntu byabafashije hari abajya batubwira ngo babandi mwatumiye ubushize mu bagarure bakatubwira amazina yabo n'ukuri tuzabikora kandi Imana izabidufashamo rero amahoro y'Imana ndavuze ngo abe namwe rero uyu munsi twagiriwe amahirwe menshi cyane turi kumwe n'umubyeyi wacu inshuti yacu nabizi ko mumukurikira nawe afite channel araza kuyitubwira tujya tuganira kenshi afite inararibonye iyi myaka afite mu mureba gutya araza kwivuga arayibibwira sindi buyivuge ariko iyo mu mureba gutya imyaka maze yagendanye n'Imana yabanye n'Imana yahuye na byinshi atatubwira muri uyu munota ngo birangire kuko murabizi ko tuba twihuta ariko araza kugerageza kutuganirira twumve tumaze iminsi dutumira ababyeyi cyangwa se abantu bafite inararibonye mu bintu bitandukanye mama Sara mwaramukunze cyane kandi yatwijeje ko azanagaruka n'ikindi gihe rero uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi wacu yitwa Consolata so araje mu kanya rero atwibwire bihagije turamwakiriye muri studio yacu murakoze cyane gute yego Yesu ashimwe cyane rero turamwishimiye kuko ubushize hari igihe yigeze kutuganira tubwira amateka y'ibintu yaciyemo
hanyuma bamwe mugenda mugira amatsiko murambaza ngo ese yazatubwira kuri iyi topic n'iyi akomeje kuri ibi ese umuntu yabyitwara amate. Reka rero dusenge tutagiye gufata umwanya munini, hanyuma tumwakire tumuhe ijambo twumve amagambo ahumuriza duturukamo. Waba uri umukobwa umaze igihe kinini utegereje gushaka uri iwanyu, cyangwa se utakiri iwanyu uri ahantu utegereje wumva utazi ese nakora iki nacaye, uyu mwanya ni uwawe kugira ngo utege amatwi wumve ihumure rituruka ku mukozi w'Imana. Dusenga Imana. Data turagushimiye, uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, urukundo dukunda rurahebuje, nitwamenya nitwanabona icyo twarugereranya nacyo, ariko urera kandi urakiranuka. Uyu munsi uduhaye urakeye, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'amahirwe menshi cyane kuba dufite umukozi wawe wa trainings wamucishije mu nzira ndende cyane kugira ngo uyu munsi atubere ubuhamya. Rero turanezerewe, umuvugishe Data, ubane natwe, ikiganiro kigere kuri benshi, abakobwa bagire inkomezi mu mitima yabo, bumve bafite kwizera ko igihe kimwe uzabagendera nk'uko natwe twese wagiye utugenderera. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bibi byawe, dusenze twiringiye ko byumvise mu izina rya Yesu, amen. Amen. Amen, amen. Yesu Amen, abamugisha. amen. Tudatinze reka twakire rero umukozi w'Imana Consolata. Impamvu mbivuze mbikurura cyane nuko hari igihe njya muhamagara ni Console, akambwira ati reka ntabwo ndi Console ndi Consolata. Murabizi ko hari abantu benshi bajya banga kwitwa ayo mazina maremare kubera .com, ariko uyu yakomeje inzira yatangiye nk'uko abaririmbyi ba Katolika bajya baturirimbira. Rero nawe yitwa Consolata, nimunahura ntuzavuge ngo Console, oya uzarivuge ryose utariciyemo kabiri. Ariko impamvu si ukuricamo kabiri Goreti ni miningi yaryo. Miningi yaryo niyo ni cy'uburwana. ni miningi yaryo wanyise Consolata, nuvuga consolatrice, uhoza. Consolatrice arahoza cyangwa consolateur arahoza, hari umupadiri nzi witwa consolateur, ariko Console niwo bahojeje. Bagira ngo rero izina ababyeyi banyise abari ryo ngumana ridahindutse. Niyo mpamvu murumvise ubwo busobanuro atanze. Rero nta yindi mpamvu tujye tumwita izina nk'uko rimeze. Rero konso biba byoroshye rwose, biba byoroshye. Yego rero nikaze muri studio yacu ya Muhumuriza GB Ministries, nubwo duhumuriza imitima ya benshi, abafite ingorane zitandukanye, uburwayi, abarwaza bajya barwaza igihe kinini bakananirwa bakarambirwa, tukabahumuriza. Urwaye amaze igihe kinini turamuhumuriza. Abakobwa bamaze igihe bategereje urushako rutari rwaboneka, nta cyaha mwakoze, namwe mukeneye guhumurizwa nubwo ibicantege biba ari byinshi cyane hirya no hino. Rero tugiye kuganira kuri iryo jambo, hanyuma turaguma dusubiranamo tuganira tubazanya ibibazo. Nawe n'ubu bifite unyandikire tuzongera tumuhamagare, arahari full time. Rero nikaze. Mwakoze Goreti. Yego. So rero uyu munsi twavuze ngo mbese umukobwa ni muntu ki? Umukobwa umuntu yitwa umukobwa akivuka siko bimeze. Aravuka akabona ni umukobwa, ukabona nibyo si umuhungu, hanyuma agakura akaba uruhinja, agakura akiga, akarangiza amashuri, agabona akazi, akageza igihe cyo kurambagizwa. Noneho ukabona umuntu ararambagijwe, ubundi hari abarambagizwa bakiri bato, hari abarambagizwa bamaze gukura, yewe hari n'abatarambagizwa ariko konso bibaho rwose. Cyangwa baza ntibikunde ugenda bipfa. Turaje turifuza kuganira ese imibereho y'umwana w'umukobwa, ubundi umwana w'umukobwa bakwiriye kwifata ate? Ese ni muntu cy'umukobwa, imigendere ye ni iyihe? Ese ni kimwe n'umuhungu cyangwa biratandukanye? Umwana w'umukobwa ni muntu ki? Umwana w'umukobwa rero iryo zina umukobwa, gukobwa nuko batekereza ko ari umuntu uzazana inka kumukwa. Nuvuga mbese ababyeyi akura yumva ko igihe kizagera bakamurambagiza, bakaza kumukwa bakamushingira umukobwa. None urabona kurambagizwa rero harimo ko haba hari n'abantu benshi, abakobwa benshi baba baraho muri iyo quartier cyangwa muri uwo mudugudu. Abakobwa rero kurambagiza ngo bakwiye kugira ya mico. Ababyeyi baramutoje ko iki kirazira, ukwiye kwitonda ukagira gute, mbese abakamura ku buryo aba ari umukobwa witonze, bazaza bakamuhitamo mu bandi benshi. Nge nuba aricyo navuga, bakamurera muri uwo murongo, bifuza ko igihe cyazagera bakamurambagiza, ababyeyi bakamushingira akagenda. Gukobwa urabivuze nyibutsa umukozi w'Imana ubushize yaratuganiriye
aravuga ati bakobwa nimutuze ati nimurekereho gusimbuka no kwirukanka muvuga ngo murakunda ati nta mukobwa ukunda hakunda umugabo abo nibo Imana yategetse gukunda ati rero bakobwa nimutuze mutegereze ababakunda mwishaka kuruta abahungu oya nimubategereza abakunda noneho uravuze uti umukobwa agatozwa ese imico bamutoza kugira ngo atuze ese ni kwitonda ukifata utya ni iyihe mico umukobwa agomba gukurikiza kugira ngo ategereze umuntu bazaze bamukwe bamusabe nyine izina rye risohore ese ni iyihe mico agenderaho umukobwa mu by'ukuri icya mbere nyine ni uko aba ari yakuze aretse kuba akana ariko uko akura bagenda bamutoza uturimo two mu rugo kuko niwe uzaba uri mu rugo umugabo bizwi ko nubwo ari mu giturage ariko aragenda akajya guhinga akajya kwahira ubwatsi ariko umukobwa cyangwa wa mudamu baramushyingiye mbese akora uturimo two mu rugo ariko baramutumutoje akiri mu rugo akitonda kubaha ariko akumva cyane cyane mbese bakamutoza imirimo yo mu rugo bakamutoza kubaha bakamutoza umuco mwiza ku buryo nanagenda mu rwe ya mico azaba yaravanye bazagenda akajyana mu bana be muri iki gihe rero konso muri iki gihe hari ikibazo gikomeye cyane tugira ngo tuganireho cy'abakobwa ubu ngubu twese twabaye mu mashuri ugasanga umwana mu gitondo arabyuka ajya ku ishuri afite umukozi umukorera byose ntabwo azi kwisasira uburiri ntazi guteka ntazi kwandura aho yaririye nta na kimwe agakura akiga amashuri ya garidiyeni n'ibindi byose akabirangiza hakageza igihe cyo kujya kurongorwa ibyo bintu atarabitojwe ese iki kintu cyo gitekerezaho iki kandi ni amakosa y'ababyeyi ni amakosa y'ababyeyi kuko biterwa n'uko wareze umwana mu by'ukuri hari abantu nzerekana y'ubu hari umudamu mwene wacu na mama wacu bafite abana benshi bafite n'ubushobozi bafite n'abakozi ariko bihura uko byagera abakozi bakabirukana ni ukuvuga mu by'ukuri rwose ni amakosa mbona ni amakosa y'ababyeyi umwana umutoje akiri mutoya akoze imaze kurya ziriya sahane kubura hariya umwana yazabikurana ariko ikibazo ababyeyi akenshi babona bari mu kazi kubera ibihe tugezemo agasanga nta mwanya bifitiye ariko ni ikosa rikomeye cyane ni ikosa rikomeye cyane kuko abantu usanga batabikora yazagera mu rwego ugasanga byayoberanye abantu biteguye ko urabizi nawe hari ngo nyinshi zagiye zisenyuka zigitangira kubera ko umukobwa ntacyo azi umukozi niba aje agasanga akaba yagenda ariko ni ikibazo gikomeye ariko ababyeyi nubwo ko babifitemo uruhare kuko umwana umumenyereje akiri mutoya hari n'ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ndumva ari imigani 22:6 ngo menyereze umwana inzira ikwiye kunyuramo azagenda asaza atarayivamo mumenyereze ko yakora uturimo mumenyereze ko yakubaha akiri mu rugo umubyeyi abifatira umwanya naho undi azabihera he azajya kubyigira he kandi nyina atarabimutoje cyangwa ababyeyi batarabimutoje babyeyi rero mudukurikira ngira ngo murabyumvise ko ari twe dufite uruhare runini cyane ku bakobwa kugira ngo umukobwa azashake ntibivuze ngo niba azi iyo mirimo azi guteka azi utuntu twose ngo ntiyatinda gushaka icyo nacyo tugira ngo tukiganireho utubwire kuri ubwo buzima ese ku muntu waba uzi iyo mirimo yose mama we yaramutoje ibintu byose abizi yewe wazi no guhinga mu giturage barahinga sibyo wenda mu mujyi bahingisha ikaramu ariko mu mama rero twikubita agashyi twikubite urushyi cyangwa se tumenye kwita ku mwana w'umukobwa ariko noneho hari ikintu ushaka kubaza umutumirwa wacu atuganirire ese konso buriya habaho igihe cyo gushaka ngo ni guhera igihe runaka kugeza igihe runaka cyangwa gushaka kugira ngo umukobwa atangire arambagizwe bisaba iki cyangwa bihera hehe ese nibaza kukurambagiza ufite imyaka 18 uzahakana niba kurambagiza ufite 29 uzahakana ese ni ryari umwana w'umukobwa yavuga ati ngoro ngeze igihe cyo kurambagizwa ntanashaka rwose mwubaka urugo muri iki gihe turimo turabona ingo zisenyuka kenshi bitewe wenda hari n'imyaka bitewe n'uko umwana yagiye nyine yumva wari ari fani ni ibintu agiyemo bisa ko arabona bagenzi be barashatse nabo bakashaka gushaka ese ni ikihe gihe umuntu aba akwiriye kuvuga ati none ubundi nduzuye nkwiriye gushaka nibyo biterwa n'uburyo yarezwe n'uburyo yakuze ubundi hari n'imyaka leta nayo yemera ntabwo umwana w'imyaka 15 bajya kumusaba ngo ubyemere uretse ko ababyeyi bacu na 16 bari abakingira 17 gutyo kandi bakagenda bakazubaka bitewe na bya bindi twabonye ko babaga barateguwe umukobwa w'imyaka 18 mu by'ukuri yakwiye kwazi guteka azi ko ibyo yamenyerejwe yarabitoje ariko kubera n'amashuri n'iki ariko ubundi guhera kuri
iyo kuzamura rwose biterwa nuko yabayeho ariko undi ashobora kuba yiteguye rwose. Icyo navuga rero cyo waravuze uti se ko hari igihe umukobwa abazi ibyo byose yarabimenye abikora neza azi guteka azi gutegura afite umuco mwiza ariko ntarambagizwe. Nibwira ko byose biterwa na gahunda Imana ibifitiye umuntu. Imana ifitiye umuntu gahunda. Ntabwo abashaka bafite 30 40 hari abashaka bafite 18 20. Byose nge nibwira ko cyane cyane turabakristo nibwira ko hari ijambo dusoma muri Yeremiya 29:11 hari haba ngo nzi imigambi myiza mbafitiye. Nzi imigambi myiza mbafitiye. Niba uri umwana w'Imana koko warakirisa umutima wawe kuko ufite burya hari amatsinda abiri nkunda kubivuga ko hari abantu basanzwe bose abantu bose bari aho babayeho ariko hari ababaye abana b'Imana. Maze kuba umwana w'Imana rero icyo gihe rwose wamaramaje uvuga uti nemeye gukurikira Yesu izina ryanjye ryanditswe mu ijuru ndi umukristo ndagana mu ijuru. Icyo gihe ubuzima bwawe wumva abufite uba wumva abufite rwose. Icyo gihe urategereza igihe cy'Imana cyagera uwo muzabana akaza kandi ukumva uranyuzwe. Ntabwo uri imyaka ntabavuga ngo imyaka iyi biterwa n'igihe Imana yabigennye. Impamvu nari nkubaje iki kibazo hari igihe umwana w'umukobwa akura akabona bagenzi be baragenda cyangwa se na bene nyina bakagenda agasigara ari ahangaho noneho ugasanga bamuhaye urw'amenyo siko abanyarwanda bavuga ugasanga baramuvuga yaguye ku ziko rero umukobwa runaka yagweraniye nta mugabo ntaki noneho ugasanga nawe wagize ikintu cyo kwiheba ugasanga ntago agikwirwa muri sosiyete nta kijya no mu bikorwa by'abandi bantu bavuga bati hari ubukwe cyangwa se hari igitaramo runaka ugasanga ntabwo yajyayo. Hanyuma bene uwo mukobwa wamugira nama ki ese niki nirihe humure wamuhereza kugira ngo yumve yuko aracyari umuntu Imana nimwanga yewe n'abantu nibamwanga nubwo harabamutuka ariko ukabima harabamukunda ntabwo twese twabaciraho urubanza kuko si twebwe dutanga n'Imana itanga. Turagira ngo mbese mu magambo umwe ufite muri wowe niki wavugana n'uwo muntu. Nzi ko hari ubuzima waciyemo nubwo wenda tutabanje kubujyamo ngo ubutubwireho hari ubuzima waciyemo bugeze kutubwiraho igihe cyatambutse utubwira urushako rwawe ukuntu wabayeho mu buzima unyuzwe n'ukuriho. Ndagira ngo ukomozeho wenda gatoya kuri ubwo buzima bwawe noneho uhumurize bano bakobwa. Urakoze cyane Goreti. Ngewe nyine murabona ndi umunyarwandakazi navukiye i Rwanda ndetse ko wenda nageze aho ngaho afite imyaka 20 ariko mu Kinyarwanda nyine umukobwa ufite imyaka nashatse ndi mukuru cyane ariko nagize Imana narahuye na Yesu. Narahuye na Yesu rwose duhuye ariko nibwira ko Imana yari yananteguye imbere ko nzashaka ntinze kuko twabaye mfite 26 ariko kandi muri 26 nari narigeze abandamiriza benshi. Nagize abantu benshi bandambize ariko nkumva ntacyo bimbwiye. Ndibwira rero ko Imana yanteguriraga kuzashaka ntinze ngo izankoreshe mu guhumuriza abakobwa bashatse. Nicyo mbona rwose kuko abahungu barazaga nta muntu nacyo yari afite we yahise ashaka arangije amashuri ariko nshima Imana nge mbona mfite ubuhamya bwihari Imana inkunda byihari niko njya mvuga kuko nubwo nanyuze muri iyo myaka za 40 n'ingahe kandi umunyarwandakazi amagambo nayumvise menshi cyane amagambo narayumvise ariko rero ntabwo nabihaga agaciro. Ufite maze gura nese ufite 26 navuze nti buri ibigo by'abagabo bitarimo buri urumva bitandimo buri yanzakura Yesu nta mugabo nshatse. Noro mvuga ngo nagira ubuntu butangaje nuko nta pfunwe nari kugira kuko numvaga ndi mu murongo w'Imana nta pfunwe nari kugira abamvuga ntabwo nari kubiha agaciro. Mbese ibyira kugeza unabumva hari aho bigukora oya ntaho byankoraga na gato rwose abanzi baranzi. Ntanga urugero ntise buri mu bikira afite imyaka 40 niyo babaza kuvuga kuki utabyaye kutashatse ngo ntabwo yarahisemo ngero se ngo nerahisemo ariko nisanze ariko bimeze ndavuga nti Imana irankoresha ikankoresha gutyo kandi ahubwo Imana njya kwivuga ahubwo Imana yampaye umutwaro w'abakobwa batinze gushaka umutwaro wihariye rwose nkifite nkitangira gura na Yesu nabona abakobwa bihebye urungano rwanjye kuki mwiheba kuki cyane cyane nari muri Kongo ugasanga barihebye
ntabwo no Yesu arampagije Yesu numva mpagije pfuye nta wavuga ngo ntabwo navuga ngo sizajya mu ijuru ikero nabwira abo bakobwa rero nuko iyo hari n'agatabo nanditse kitwa Kamo Mariage mu Gifaransa ngira inama abakobwa twaranashize nta naho nkikabona baradukwana urebye twari turi mu Gifaransa gusa ni kera nkiri Kinshasa nta kari mu Gifaransa uzashaka umuntu utugushyirira mu ndimi zose ko mbivuga gutya se ngo ndabivuga gutya nyine urabyo ndashaka ko Imana yarampaye umutwaro w'abakobwa nibwira ko singe nyine Imana yafite umugambi ko nge nizera 100% ko niba narashatse umugabo ufite imyaka 40 hafi n'8 nari mu mugambi w'Imana nari mu mugambi w'Imana rwose sinigeze numva Imana yantaye ngo bamvuze oya Imana rero nagira umukobwa ntabwo numva ngo nagiye kuri mirongo yanjye ariko nafite na 28 30 barumuna bagenzi biganye barashatse urumva nyine baba bamvuga amagambo menshi ariko inama nakugira mukobwa mwizegera Yesu egera Yesu agufitiye umugambi mwiza igihe kizagera ubona umuntu mukundane mwizerane wumva uranezerewe hari ijambo ry'Imana nkunda riri muri Zaburi 25:22 ngo abiri igihugu kameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega iby'amagambo bavuga rero ntabwo akwiye kuzagwa kunyeganyeze ngo bambuze ngo ugira isoni zo kugenda bizi aba bagiye ngo sinijya no mu bukwe sinabani wacu ngo wakwihisha nta rungano numva nakwisha mbona numva oya no ubu utarahura na Yesu by'ukuri kuko iwe na Yesu uranyurwa yego wa musozi mbese utanyeganyezwa n'amagambo hari agatekerezo rwose ndagakutera ibyarasiganwaga noneho ngo bizamuka umusozi ngo abanyamakuru baje n'abakoma amashyi bari igikeri kiza kuba icyambere noneho rero ngo igikero kiza kuba icyambere abanyamakuru baza bati tubwire ibanga ibindi byagiye bakoresheje basanga ni igipfamatwi isomo nuko ibindi byagiye bicibwa intege n'ibyo byumvaga ngo byananiwe ngo ntibishoboka ngo iriya dore rutare hariya ngo ariko cya kindi kitumvaga cyabaye icyambere nawe rero mufite mukobwa mwiza reka kumva amagambo umva amagambo y'Imana wumva icyo amagambo aguhumuriza wishaka amagambo guca intege numva nicyo navuga amen umukozi w'Imana aratubwiye ijambo rikomeye igiceri ngo ntabwo cyari gifite amatwi nticyumvaga cyari gipfa amatwi mbese ariko ibindi byumva byagiye bicika intege kubera amagambo bavuga ijambo rero tubwira ati wikwita ku magambo bakuvuga ite kuki Imana ikuvugaho ntabwo imyaka ari cyo kibazo ikibazo nuko wateze amatwi ukumva ibyo bavuze kandi ukanareba hanyuma ibyo wumvise bikakubwira ariko nureba ko n'abandi bavutse ejo bundi bagiye n'abandi ubona ko yagiye ariko ishingikirize ku mwami Yesu menyeta Yesu wamwuza akampfira ku musaraba aranzi igihe kizagera nanjye ngirene mbone umugabo umwiriye umukozi w'Imana yatubwiye ati we yaranyuzwe pe yumvaga yaratoranyijwe n'Imana kandi muri yo yumvaga nta kintu kimuca intege amagambo ntabwo yabuze kuyumva yarahari ariko ntabwo yayitaye kubera ko yari azi icyo Imana yamuvuzeho yumvaga anyuzwe n'urukundo cyangwa se n'ubumwe yarabanye n'Imana rero waba uri umukobwa utegereje waba bakubwira ngo warengeje igihe cyangwa se ugeze mu gihe urabona nta muhungu ukurambagiza bagira ngo ubwire ngo komera ihangane nta cyaha wakoze n'igihe kitaragera baratubwiye ngo ntabwo ari twe turambagiza twavuze tubona abakobwa rero barambagizwa rero kuba utararambagizwa nta cyaha wakoze ugomba kubwizwa gutegereza ariko unutegereza gusa wicaye ureba ukenye utegereje umuntu uturuka mu muryango senga nibyo banga umukozi w'Imana tubwiye no gusenga yagiranye ubumwe n'Imana arasenga yewe ubwo araza kutubwira iherezo ryabyo ukuntu byagenze ikindi kibazo njya nkunda guhura nacyo umukozi w'Imana hari igihe uyu mukobwa ageze n'igihe wenda ari yaba ari kiri muto cyangwa se anakuze akagera igihe akarongorwa noneho hari igihe agirirwa amahirwe yagerayo aba afite icyo bita expectations cyangwa se amatsiko y'ikintu kigiye kuba nagera muri rugo yego uyu muhungu bakundanaga baheshera ishushu ariko akumva nagereye hari ibintu bigiye kuba kenshi ayo matsiko abantu barayajyana noneho iyo umuntu atwaye amatsiko akagenda ibyo yagambye yatekerezaga n'ibibe tekereza mu mutima we hamera gute hariheba cyane agacika intege ese umaze gushaka ibi ndabikubaza kuko
warabivuzeho warabiganiriye urugendo rwawe ni rurerure navuze ntabwo waruvuga uyu munota ngo ururangize n'ubuhamya burebure ariko iyo umuntu amaze gushyikayo bya bindi yagiye atekereza agiye guhita wenda atwita asame abyare iki cyangwa se agiye kugenda basohoke n'umugabo bakore bw'abagabo bivuze bagera hanyuma yagezeyo byose bikabura bimera gute ese izi expectation umuntu agenda atwaye mu rugo iyo zanze umuntu yakora iki ni bya bindi rero naribeshye kugenda mfite amatsiko y'ibintu byinshi ni bya bindi rero nyine twavugaga uri muri Yesu wumva neza urimo neza hari mperutse gutanga urugero rwa Yosefu uriya muhungu wa Yakobo ukuntu Imana yaragize ibyo imubwira ariko binyura mu nzira iruhije cyane ndebera kugurishwa n'abavandimwe bawe mbese ni nko kukwica akagenda ariko icyo nshaka kuvuga ki umukristo cyangwa wa mukobwa abakwiye bati ndi mu biganza by'Imana Imana iranze imisatsi yanjye yose irabaze nkwira mu Imana tubwira ziragenda yanditswe mu ijuru naringiye yenda yari afite imyaka yo kwari igihe ushaka gushaka imyaka yaranarenze nkanjye nkanjye yenda yagera kuko ntabyare birashoboka n'ukiri mutari yagira ntabyare ariko ikintu cya mbere umuntu akwiye ikintu ijambo ry'Imana ngo kutizera ni Imana imebara nk'icyaha yego simvuga ngo icyo navuga cyo izere ko Imana ifite mu biganza byayo uko byamera kose inzira yakunyuzamo iyo ari yo yose icyo gihe uranezerwa sinzi niba njye navuga ibyanjye ariko nivugira ibyanjye ngewe biranyuranye kuko njye nagiye kubera ukuntu narabayeho n'ubuzima naragize numva ndi mu biganza by'Imana nari mfite imyaka hafi 48 navutse mu 52 uyu mwaka nzagira imyaka 72 mu kwa 9 nawabimenye kose nibanga naryo uzaratubwira urabyumva cyane nari mfite nashatse mu 2000 mfite hafi 48 navuga nti okay umwana aje yorara byari kuba byiza cyane twanezerwa ariko byashobora ko ataza numvaga mbyize ko ataza ntabyo rotse numvaga ndi mu murongo w'Imana nta kibazo mfite nta ikimenyimenyi njya mbivuga iyo mvuga ngo reka nshegere umwana ngire gute no kujya mu baganga rwose abadamu afite 40 n'ingero bagenda bakabaza hormone na 60 ntabwo nigeze njya kwa muganga narimo ngo mvuge ngo reka njye kugerageza njye kwa oya ntabyo nize nkora navuga umwana aje yaza umwana ataje ndanyuzwe Imana numvaga ufite namaze gusobanukirwa ko ndi mu murongo w'Imana Imana irankoresha noneho Imana navuga nari mfite ngewe by'umwihariko nuko umugabo wanjye twashakanye yari afite abandi bana hari abapfuye muri jenoside ariko hari n'abandi bahari mvuga ngo we ntabwo ari kuvuga ngo aciye umuryango wimuhangayikishe donc ngo aciye umuryango nawe nicyo kibazo ntacyo nagize ngewe icyo kibazo nagize abandi baraba babyifite nyine rumva ngiye ariko icyo navuga urumva ni Imana yangire neza cyane nta kibazo nagize nta mwana nabyaye ariko sinigeze njya no kwa muganga n'ubwo uwo mwaka twagiye muri Amerika nawe twashakanye akazi yarakiri mu kazi ariko sinigeze mvuga ngo ngirika ngerageze oya icyo gihe n'abantu banyumuza bati twakubonye hano cyangwa twumvise inyiko ntabyo nigeze nkora noneho reka tugundi rero utameze nkanjye tuvuge ashatse umusore n'abakristo niza ko ari abakristo kuko ni mu byukuri uri umukristo kuko nateye mbona hari amatsinda abiri turimo kuvuga ku itsinda mbese y'abantu umukristo matari umukristo banza utera intambwe akiri kristo mu mutima wawe nibwo aya magambo tuvuga uyumva nawe ntabwo ushobora kubiha agaciro ntiwabyumva reka tuvuge ngo amaze gutera intambwe umwana w'Imana uri umukristo ushatse umugabo nawe umukristo kuko ntukwiye ijambo ry'Imana ngo ntimukiyunge nawe mutameze kimwe ntimukishyire hamwe ntimukifata voilà ntimukifate nawe mutizera kimwe ushatse umukristo rero mwarabisengeye Imana irabahuje muragiye ntimubyaye ikintu cya mbere ukwiye kumva ukwiye gusenga bien sûr kuko umwana araryoha nkunda abana cyane guriti cyane wavuga ngo wenda uzi ukuntu ujya mbwira Imana se cyangwa nkabwira n'abantu Imana yashatse ko ninjoyinga abana bose utagize urobana ntagize urobana ukabona n'abana bawe kandi sinkubeshya nkunda abana ku buryo nuko hari ibindi bintu Imana yanshyizemo bijyanye n'umurimo wayo ariko imbere najyaga nyine nkarangura utwenda twimpinja hariya nkaba ndufite oya hariya mu isoko mu mujyi hariya muri shika hano nkatugura ku buryo wabyaye mbese nkamva ko umuntu yabyaye w'inshuti yanjye rwose umuntu yabyenda neza ndabivuga kubera ko nk'abo badamu nagiye nganira nabo
uko nagize imana nkora imana impamvu yanyuje muri ibyo byose yagira ngo nkoreshe nibyo nakubwira ari mu bakobwa muri abantu ni ukuvuga ngo nagiye ngana bose ati we ati iyo n'umuntu yanabyaye numva ati ngewe sintajyayo numva mfite agashyari ati numva bimeze gutya dekada ngewe rwose ubu ntabyara numva ndaneze ntabwo rero ni intuza ariko rero tugura wa mukobwa arabyaye rero aragiye ageze bambara arashyingiwe agezeyo ntabyaye ikintu cya mbere akwiye kubanza gucunga n'izamu rye imana akumva ko yamuha amahoro uko bisa kose kuko abatarabyaye bazajya mu ijuru nabo kandi izere ko imana igufite mu biganza bye noneho asenga n'umugabo we umugabo we nawe kuko ndabazi kenshi n'abagabo bakabyumva kimwe hari abantu basaza niba batarabyaye kandi noneho icyiza cy'imana rero nkunda hari ijambo nkunda cyane riri muri Yohana igice cya 4:1 kugera ku 3 igihe Yesu yahuranaga n'impumyi umuntu avutse ari impumyi bakavuga ko yavutse ari impumyi ni ababyeyi cyangwa niwe wakoze icyaha Yesu aterekada ati ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we yes hari Imana yakwemera ko mutabyarana kugira ngo ujye uhumuriza babandi batabyaye birashoboka nkuko nyibinkoresha Yesu yavuze ko nge binyoroheye ariko icyo navuga cyo niba uri umwana w'Imana by'ukuri umugabo wari umwana w'Imana by'ukuri mubyumva kimwe muzi bien mubyakire muse singwa ngo mumwe gusa mwivuze biko bishoboka mwivuze musenge Imana isubiza ariko tuvuge ko itagushubije bien uzajya mu rugendo rugana mu ijuru ntabwo muri mvuga imbere y'Imana nta numva nta byacitse hari ngo ntubyase uwa mbere utabyaye uri uwa mbere utabyaye se si uri uwa mbere ntabwo ari n'uwa nyuma yes urumva rero ikintu cya mbere ibanga rya byose ni ukugira ese umutima wawe araza akakunyura araza akakunyura akakunezeza akagukoresha inzira yakwinjiramo akayigukoresherezamo ugafasha abandi banyuze mu kibazo nk'icyo unyuramo murakoze cyane konse uvuze ku ijambo riri muri Bibiliya bivuga ko wa muntu wari ufite indwara abantu batari ko byatewe n'iki mise nekereza nari kuzi ko ibi bintu byo gukeka byamye bituruka kera ariko uyu muntu iyi ndwara arwaye yatewe n'iki se babyeyi yewe ba muri kije bakaba bavuga batari ko se baramuroze ese ni kwa muganga bamuhaye imiti iramurenga mbese bakababyitirira ibintu byinshi cyane urumva kandi naho cyangwa yavanyemo inda nyinshi yavanyemo inda ya nyezanki byose mbese mu nda haranyereye nuko bajya bavuga ariko mu by'ukuri hari igihe Imana ibyemera hari igihe Imana ibitinza kugira ngo igihe kimwe iziheshe icyubahiro kugira ngo igihe kimwe abantu nibatangira no kuvuga baragukuyeho neza Imana ikagira ite ikigaragaza ukabyara baravuze baturiya byararangiye nateze kuzabyara hanyuma Imana ikagira iki ikagutangaza cyane rwose pe rero wavuze ku kintu cyo gufatanya cy'umugabo n'umugore muri iki gihe nanone usanga umukobwa yagize nk'ayo mahirwe igihe cyawe kikagera ugashyingirwa wagerayo ugatindaho gatoya habamo ikibazo kose ikibazo ugasanga umugabo atangiye kuvuga ariko uyu mugore ntabwo abyara noneho umugabo burya wese ni ikibazo cyane niyo ari icyo kibazo ntabwo utamukeka noneho ugasanga noneho bene wabo n'umugabo bafata ariko umugore wazanye ntabwo abyara noneho wa mugabo yatumvikanye n'umugore we ngo bashyire hamwe basenge nk'uko wahoze bitubwira amakimbirane ahabura yazi ese uwo mukobwa we ubwe yabyifatamo ate ko uzi ko hari igihe usanga umuntu yararwaye depression bigatuma arwara n'izindi ndwara nyinshi mu mubiri kubera agahinda yatewe n'aho yashatse kubera kumushyira mu magambo bakamuvuga ngo ntiyabyara kandi wenda n'uyu muhungu nawe ntabwo abyara ariko ugasanga amakimbirane ari hehe ku mukobwa ese wabwira iki uyu mukobwa hari abari muri ibyo bigeragezo ubu ngubu tuvugana hari abari birimo bategereje kubyara ariko ugasanga ni hasi no hejuru nta mahoro bafite ku rugo rwabo kandi wowe ibyawe bitandukanye n'ibyawe kuko umutima wawe uri convinced neza yuko uri mu muyoboro w'Imana uburyo no kwivuza nibyo ugeze wumva ntabwo nigeze njyayo kuko wumvaga ari mu murongo w'Imana so wowe rero wagize amahirwe urabisobanukirwa cyane ariko bano uyu mugabo n'umukobwa bashakanye ntabwo basobanukiwe ko ari umugambi w'Imana yego wanabivuze ngo rwose bagende banivuze nibyo ariko hari igihe wivuza bikanga bikanatinda pe ukivuza ni ukuri bikanga neza abaganga ukabazenguruka bose bagakora bya bindi byose nibyo navugaga nyine niba uri umukristo nyakuri n'umugabo ari umukristo nyakuri mu byake musenga Imana hahandi muri mwumve mutindi mu biganza by'Imana
imana yemeye kunyura muri iki kibazo kugira ngo wenda izankoreshe wagira gutese ariko kandi hari ikintu ngira ngo abantu bamenye ndibuka rimwe ngikora nateranyije abadamu benshi cyane ku rwego rw'igihugu batabyaye umugore umwe njyana iruhande wo mu majyaruguru ndabyibuka rwose arambwira ati uzi n'ibindi se ati ibintu ngiye kubwira biratanga yashatse umugabo w'ikiremba rwose pe neza arambwira ati rero ubu ngubu ati naracecetse naruciye ndarumira ati bene baravuga ngo waje kutumara umuryango urabyumva mujye munyumvira ibyo ni ibintu niyumviye rwose ntabwo ari ibintu mpimba ntabwo ndetse uwo mugabo wawe atoya mbese akomeza yihagararaho aho mperukira bien bazi ko ari umugore uciye umuryango kandi ari umugabo ari ibanga ry'umugabo n'umugore umugore aremera arihangana rwose apfiramo n'uwamutuka bagira gute aricecekera urumva aricyo navuga burya ntabwo twavuga ku mugore gusa reka tuvuge n'umugabo nk'uwo mugabo vraiment nge numvise mugaye cyane kuko akwiye abwira ababyeyi be ati ninjye ntabwo yenda ko ari ikiremba ariko bakavuga ati ninjye basanze mfite ikibazo agahagarara n'umugore we bamubwira ibintu nk'ibi ariko umva umugore we niwe umugabo yibereye hariya umugore baramutera amabuye umugabo yicecekeye rero bazi ngo ni umugabo uraho no yakwiye kuvuga ati ntabwo yenda ibyo ari byo ati ninjye basanze mfite ikibazo umugore nta kibazo afite ninjye basanze mfite ikibazo icyo byaba bitoshe ariko yaracecetse icyo navuga rero mu by'ukuri n'abagabo bagire no umugore akihangana agatuza niba atabyaye asenga Imana ibishoboka byose abikore ariko niba bitabaye byose siwe wa mbere siwe wa nyuma yumve ko ari mu Mana ko ari mu biganza by'Imana kandi ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwe ubuzima bwiza so ngo warabye none se nta bantu buryo babye se ahubwo bihebye kurenza abandi nese ubu n'ababyaye ibigori bigukubita wavuga ngo ubwo rero mu by'ukuri nge nibwira ko nta musaruro Imana yadukorera tutashobora umwana w'Imana ntabwo aguha ikintu utashobora ahubwo cyangwa no gusobanukirwa ngo iki kintu Imana yacyemeye kubw'umugambi mwiza ifite ishaka kuzankoresha mu buryo runaka murakoze cyane mukozi w'Imana hari akantu rero nshaka kongeraho mbwira abagabo kugira ngo dusobanukirwe ko hari igihe iyo tugiye umukobwa agiye kurongorwa tumenyereye ko bakora bridal shower bakagira inama umukobwa bakamubwira amagambo menshi n'ujye byumva niba utajya ugirirwa ubuntu wo kugutumira ngo uzubabwire ariko baravuga umukobwa tukamupakira no ku muhungu we nta kintu bamubwiye abagabo ntabwo byongera ngo bajye babikora ariko nabo turabasanga ngo batangire kubikora bajya bahamagara abahungu babagira inama babigisha ukuntu bubaka urugo kubaka urugo kugira ngo usanga wumve kuri patro oya ugomba gufatanya n'umugore wawe mukabyumva kimwe mukaba umuntu umwe uko ijambo ry'Imana ribitubwira nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata ako karamata rero bivuze kubana n'umugore wawe mu bibi no mu byiza mukihanganirana nk'uwo mugabo tubwiye example wari ufite ikibazo yaryumyeho urumva uwo mugabo ntabwo yasiga yari kubana n'umugore w'akaramata umugore yaramwihanganiye twebwe turihangana ngira ngo uruta abagabo akabika iryo banga ariko umugabo ahita avuga yuko umugore wanjye nagabyara ukabyamamaza kandi mu by'ukuri turakaramata umuntu akwiriye kugira ibanga rya mugenzi we mugahagararana hari abantu rimwe bazanyemera tukaza hano muri studio bakaduhamya ukuntu bihanganye bakabana kandi Imana ikabasetsa ikabahereza umwana w'umukobwa mwiza tuzabigarukaho gutaha ariko icyo ndimo gusaba umugabo n'umugore nyamuneka gerageza gukunda umugabo wawe gerageza gukunda umugore wawe mubana karamata kugira ngo utababaza mugenzi wawe kandi Imana izayibabaza buri muntu Imana izamubaza uruhare yagize mu gusenya urugo rwe cyangwa kubabaza mugenzi we rero turabashimiye cyane inshuti zamumuriza guhora mudukurikira ndizera ko umukozi w'Imana amagambo yatubwiye y'urugendo yaciyemo nubwo atarugiyemo deep ariko byonyine ukuntu yabaye umukobwa akagera muri iyo myaka 40 akashyingirwa agategereza kubyara urubyaro rukanga nuruze ariko akanyurwa no kurera abo bana b'umugabo we akanyurwa nuko yumva muri we afite ubuntu bw'Imana yari yarakunze Imana kera kiri muto rero nagira inama umukobwa wowe niba waragira ubuntu kwakira Kristo umucunguzi mu buzima bwawe ukaba waramenye icyo Kristo yagukoreye izeri Yesu aragukunda
ntacyo uzamuburana, siko bimeze ko nta kintu azamuburana, ahubwo nagire gute ya matwi ye nahinduka igipfamatwi nka cyagiye. Hanyuma hari umuntu watubwiye ubushize ngo ikibazo bari abantu batandukana cyangwa bahura n'ibibazo mu rugo ngo ntabwo basinzira. Imana ijya kurema umugabo, kurema umugore ngo yasinzirije umugabo arasinzira. Wenda umugabo yaza kuba ari maso ngari kubwira Imana ngo ariko hariya ntabwo haremye neza, ariko hariya muzamura abe muremure, hariya ashyiraho se amatayi, hariya agira ngo aya matwi we yagira urya, atariko Imana yamusinzirije ubutica kugira ngo itamuvangira, ataza kuvuga ngo ariko uyu nguyu ni muremure kandi njyewe ndashaka umugufi. Rero ikibazo gihari ngo ntabwo dusinzira, ari umugore ari umugabo ntabwo basinzira, tugahora ducungana, ureba umugabo yaciye he, yatinze he, amafaranga se yagiye he, ese bite muri telefone yavuganye nande. So rero utwongereho ijambo nyine ryo kwihangana tugategereza, kuko Imana yavuze no kubikora izabikora. Dusoza tugana ku musozo w'iki kiganiro cy'umukobwa. Ese uwo mukobwa we ukiciye mu rugo ewe hawuzi ko ari umuntu utabona n'umuntu umubwira ngo warabuze, ese uwo mukobwa we uramubwira iki? Hari uwo babwiye ngo byararangiye yicaye iwabo, nyamara twagiye tubona na Sara n'utubera urugero iteka niho duhora tugarukaho, ariko n'uyu munsi hari bandi ba Sara n'urugero. So umukobwa yakubona akabona kandi uranezerewe, uratwara imodoka yawe, uravuga ubutumwa, urafasha imfubyi n'abapfakazi, urafasha abantu bababaye kandi unezerewe biva ku mutima wawe. Ngewe waranangaje pe, ubwa mbere duhura nkubwira ni ese nakwita tate, ntabwo nari nzi ko waciye no muri urwo rugamba rukomeye. Njye gusa umuntu ukuze mba numva byiza no kumwita tate, ni izina ryiza rwose, mfite abana n'abuzukuru n'ubundi. Rero mwumva rero aho menyeye ubuhamya bwawe ndavuga kumbi uyu mubyeyi ko numva ahubwo urugendo rwe rukomeye cyane, ariko numva ukuntu wakiriye tate, iyo uza ku bundi bakaba ufite igikomere udashaka n'umuntu ukubwira ngo ni iki. Ariko hari abantu bameze none bari mu myaka niyo yawe cyangwa bari hasi yawe nabo mbese byanze, wenda Imana yarabyemeye ngo bamere gutyo, ariko still baracyafite ipfunwe kandi bageze mu myaka 50, 60. Ese bene abo reka tureka abangaba bakiri batoya bagifite ibyiringiro, noneho abo bandi bashyitse muri iyo myaka bo wababwira iki mu myaka yawe cyangwa se no kurutaho? Reka ariko mbanze nk'usore gatoya, nshaka umugabo ntabwo nagitegereje abana. Oya, ntabwo ko rwari urugendo, ntabwo nategereje ngo mbahere. Oya, ikimenywe nuko nigeze njya no gupima kwa muganga. Numvaga nagira ngo baravuze ngo nategereje ntibyakunda. Oya, ntabwo nategereje, nari nzi ko ahubwo naratangaye ko numvaga gushaka umugabo ahubwo bitarimo. Nabanje kuburana cyane, Imana ngiye ntabwo ubundi se ubwo wamwemereye ubwo abantu bazanse. Wamwemereye ute? Oya, Imana yarabimbwiye, nenda turagana ku musozo. Imana yarabimbwiye, yari imaze iminsi bimbwira ngo hari umuntu uzaza banza kuburana ikanyuna no ku bandi, aje none nzi ko agiye kuza, nari nzi ko aje rwose. Ariko rero ntabwo nari nzi ku byo by'abana numvaga ntabwo buryo umwuka wera aravuga, umwuka wera aravuga, ntabwo numvaga iby'abana nyine byararenze, ariko numvaga nta n'ikibazo gihari, niyo mpamvu nigeze njya no gupima kwa muganga. Ubwo rero wavugaga wambaze guti nk'abagize mu myaka yanjye batarabyaye bataragize gute, kuko hari abantu bizera na Sara, ubona ko Sara Imana yamutunguje ni surprise cyane. Hari abagitegereje nka Sara akavuga ati agifite umugabo, Sara byaragenze gutya kuki. Ndagaruka ku cyo nakomeje kuvuga, byose ni ukuri umva uri mu biganza by'Imana rwose, kumva uri mu biganza by'Imana, ukumva Imana irakuyobora, ukumva irakunyuza kubw'impamvu. Nkuko Yosefu rwose Imana yagiye munyuza rero kubw'impamvu, nawe rero irakunyuza muri bira kubw'impamvu. Icyamwa no kuvuga uti ndi igikoresho mu biganza by'Imana. Nkuko ngaruke kuri rya somo navuze muri Yohana igice cya 13, Yesu yavuze ati uriya ntabwo ari uko abyeyi bakoze icyaha cyangwa akoze icyaha, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ariko ikibabaje ni uko ntabwo twemera ko ibikoresho by'Imana iba yarakuyije mu nzira. Nka buriya abasirikare iyo bagiye kuba training, hari abo batraininga ngo bazarase hano gutya no bazagiye gutya abandi ariko baragutraininze wowe ntushatse ngewe nishakira hari. Oya, Imana nibyo yagutraininzemo bigenderemo, izagukoresha ikurikije ibyo ako yagutraininze. Voilà, nkange rwose nshimira Imana cyane, kandi koko hari abantu bagira ngo nditera amajeki, kuko hari nize gutanga ubuhamya, noneho umuntu aza kwandika muri comment ngo mbese babona ko ari baravuga ngo ndi umurozi. Mbese ni imitwe ndimo kwigirisha, ntabwo ari byo, ntibishoboka, nta kuntu haba no.
mba mbivuga ndi imbere y'Imana kandi abanzi baranzi guhera iyo myaka yose nayinyuzemo hari abantu twabanaga baranzi ntabwo wigeze buryo wihebye biranagaragara no ku maso cyangwa wijujuta cyangwa utanezerewe ngira Imana numva ubuzima bwanjye ari ubuzima bwiza cyane buyo ni Imana ariko undi wari wese nabo birashoboka ngese ko binkundira Imana sirona kubutoni izere wivuga ngo abantu baramuvuga biregeye gutowe waba warashatse ntubyare kandi ikindi mwuka wera arakora cyo kintu rwose nicyo nkubwira Imana hari igihe kuyobora ukumva urabyakiriye sibyo ariko hari igihe Imana niba mwuka wakorewe ati no komeza usenge ukumva umwana azaza koko mwuka wera nimeza ko ayobora igero numva mu by'ukuri ariyo magambo navuga waba ufite imyaka nk'iyanjye waba wirengeje ariko ugasanga umuntu yarihebye arinza amunezero kandi yitwa ngo arasenga oya haba hari ikintu kibura buryo dukwiye gusanga Yesu tumusanze tukirundura muri we akadukoresha ariko cyanakubwira cyo nuko ntadutererana araza akaduhumuriza akadukoresha akaduha amahoro kandi tubana mu ijuru rwose ni ukwizera ko turi mu biganza by'Imana kandi ijambo ryatubwira ngo duhore tunezerewe cyane bivuga ngo rero nta kintu gikwiriye kutwihebesha iyo turi mu biganza by'Imana byose twabigeraho akantu ka nyuma ko kuri iki kiganiro nyuma dusoza urabona uyu mukobwa cyangwa se uyu yatinze kuri iki kigeragezo kanyita ikigeragezo byatinzeho abantu batangiye kumbwira ngo ariko wabuze no gutera inda wabuze koko pe naho ngibyari niba wakwibyarira akana kamwe byonyine birahagije ntuzapfa utyo ugasanga mbese barimo koshya abantu icyo kintu koko nk'umuntu woshywa gutyo yatari mu biganza by'Imana aramenye ryabanga batubwiye aremera ugasanga aragiye ese uwo mukobwa urimo ndumva icyo ngiye kukubaza nakisubiza urabuze ikibazo nka mwarimu nyine none ni ikibazo nose urava muri Yesu ngo ugiye guterwa inda kuba mu biganza ntabwo umurimo rwose rero bakobwa bene data inshuti zacu turabakunda turabasengera twifatanije namwe gutegereza igihe cy'Imana ikigera uzarongorwa hanyuma wikwita ku magambo amatwi yawe yahindure nk'aho apfuye kandi wumva hanyuma byose ibyo bakubwira ubibwire Yesu ariko Yesu wumvise ibyo batubwiye nukomeze mwigendanire naho ubundi niba gushike ngo ugende ngo wigende wibyarira akana kamwedere ubuse n'ibyarangiye ubundi ntabwo byarangiye kuri Yesu haracyari ibyiringiro wowe komereza muri Yesu niba itarakugize ngo konsora Imana yarera mutrainize mu mutima we wowe ukaba wumva ufite ibyiringiro yuko ushobora kurongorwa uzabona umugabo gumamo ya ndirimbo ye ikavuga ngo gumamo nawe gumamo Yesu azakugirira neza azaguhindura igikoresho cyiza mbese azakwagura mu buryo umugisha abandi ubukozo abereye abantu umugisha pe benshi ari abamukurikira ari abageraho afite imishinga myinshi hirya no hino agenda afasha abantu babaye batishoboye urumva ko agenda akagura utwo twenda agafasha umuntu gusa n'abamufashije uwo muntu akanezerwa rero nawe hari icyo Imana yagukoresha mu ruhande rwawe rero turabashimiye cyane inshuti zacu inshuti zamumuriza kudukurikira muhabwe umugisha nimwumva aho muba mudasobanukiwe nimuvuge ngo ni ukwishyiraho kwe yabuze uko abigenza oya nta muntu ubura uko abigenza afite Kristo afite Yesu niwe amuyoboye rero uwumva afite ikindi kibazo igitekerezo yaduhereza ni ukuri n'ikaze turabakiriye koze rero ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha wakoze cyane hanyuma turifuza ngo usengere bano bakobwa bageze muri iyo myaka batangiye kubwirwa amagambo yo gukora ibyaha kandi nta mpamvu bari mu biganza by'Umwami Yesu aguhe umugisha urakoze cyane goretse kuntumira reka dusenge nyagora ku ngoma n'ishobora byose tuje imbere tugushima tushimiye aka kanya keza duhaye kuganira kuri cano turagusabye papa ngo umukobwa wese wihebye yumva ko bamuvuga yumva ko nta gaciro ndagira ngo asobanukirwe ko agaciro nyakuri ari uko umwana w'Imana by'ukuri yiri umwana w'Imana izina ryawe ryanditswe mu ijuru imisatsi yawe yose ibaze icyo gihe uri uw'agaciro gakomeye cyane ntabwo umugabo yaguha agaciro niba utari umwana w'Imana ntabwo kubyara abana nubwo abana baryoha byaguha ku mwana byakunezeza byakunyura tuzi abafite ingo ariko rero batanezerewe bahora bijusta barabahihege ariko tuzi abatarashatse cyangwa bashatse batanabye ariko banezerewe
kuko bagufite niwe mahoro yacu, niwe muzinezero wacu, niwe byiringiro byacu, niwe mwami wacu. Papa, ndagusabye ngo ugendere buri mukobwa wese, umugendere aho ari, umuha amahoro mvajuru, ya mahoro isi idatanga. Nubwo yaba ari nyina amubwira ati byara umwana wabuze no gutera inda, niba barabona nabo basengana, satani akoresha abantu kubababaza, ariko reka bafate icyemezo, bagusanga ibindure muri wowe, bamenye ko bafite umugambi mwiza, kandi nibizere uwo mugambi uzabasohoraho. Haleluya. Papa, ntitugomba gusara, ntitugomba kwikebagura. Icyo nzi cyo nuko buri mukobwa wese kuri ikiganiro turamukweretse kugira ngo umubere Imana, kubera umwana akomeze urugendo asigaje ku isi anezerewe, kandi umubere igisubizo mu bibazo bye. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Shalom.